ubuzima bwo muri Oroferina nabayemo kwitaba ni Butare. Tuhagera habaye mu mahema ko twagiye kuhaba abantu ari benshi mu mazu, usanga batwubakiye amahema tujyamo tubamo, ariko nta kibazo umuntu yabaga afite ko twari tukiri abana tukumva nta kibazo gihari. Gusa icyo iyo wabaga wariye ufite n'aho uri buryame nta kibazo wabaga ufite. Hari igihe nibuka twigeze kujya kuri mize i Butare tugiye mu mahiganwa, tugiye mu marushanwa, abana ari umwakorobate bari dufite gurupe y'abajene b'abakorobate, turagenda turahiganwa, turangije tuba aba mbere. Baduhembye icyo gihe bampaye inote, bampaye igihumbi, ubwo ni za note za Nyiraneza hese Rubaduka z'ijana barazimpaye. Nari meze neza, naratashye ndagenda mpita nzibika, zishyira ahantu abika ku twenda ndapfurika, nkazankuramo. Twikundaga kureba filime icyo gihe, tujya kureba filime ngo hari muri 9 kuzamura, ntabwo mbyibuka neza, ariko naho zanjye kwirebera filime nk'utwo dufaranga twagezeho turashira, ariko n'ubundi habaga hari imigozi iduhambira. Baduhaga biswi, hari biswi baduhaga tuba muri Oroferina, zabaga mu dukopo, zabaga mu madebe. Buri gitondo uko twajyaga kunywa icyayi baraziduhaga. Ubwo rero gahunda yari ihari kugira ngo umuntu azajye kureba filime, narazifataga nkazibika nkaryaho nke, izindi nkazibika, zamara kugwira nkahita njya kuzigurisha, kuko aho ngaho ku ruzitiro rw'ikigo habaga hari abantu baje kuzigura, bakazibaha bakazigura, mbese ukabona amafaranga nyine ujya gupfusha ubusa, kuko nyine amafaranga ntacyo yari kukumarira. Ndibuka igihe kimwe
tuba mu kigo cy'imfubyi cyo mu Irango urumva aho ngaho ibintu byo kwiga ntabwo nabyumvaga kuko n'ubundi ntabwo nari mfite unshishikariza kwiga. Batujyanye ahantu muri primaire kwiga, ariko kwiga njye ntabwo nabyumvaga, numvaga ibyo ari byo. Twaragendaga tukagerayo ahita nisohokera, nkagenda mba ndi aho ngaho ndi gutera inyoni amabuye. Igihe cyo gutaha cyagera nyine tukazamuka tugataha. Hari ibintu njya ndibuka bikansetsa. Ubwo iyo twatahaga twajyaga ngo muri etude, twese ari abakuru ari abana, twayikoraga muri refectoire. Twamaraga kurya bahakoraga neza tukajya muri etude. Noneho igihe kimwe njyewe habaga hari pipitire, ziriya ntebe za pipitire yari ifite umwanya munini. Ubwo twagiyeyo bagiye muri etude, mpita nyiseseramo ndiryamira. Umva ukuntu nanganaga nari nk'umwana, ndiryamira ndasinzira bien. Abandi barangiza etude baramanuka bajya kuryama. Nakangutse banajimije amatara, nkangutse umutima urandya. Ubwo ndava muri ya pipitire ndasohoka, ndagenda nkabakaba ku rukuta, ngenda ngonga intebe, mbona umuryango, ndasohoka. Ngeze hanze aho mu kigo hari imbwa nyine iba aho ngaho, narayibonye ndavuga nti ndapfuye karabaye. Ubwo narirutse ngana aho turara, ibinyirutseho irinyirukaho, ngeze aho turansanga bakinze. Yambwa ndavuga nti karabaye irandiye. Ngeze iruhande isanga iranzi. Burya imbwa ni igitangaza kuko twari tumenyeranye. Najyaga nyifata ngo ngiye guhiga, aho hari ishyamba rinini aho twabaga, ngo tugiye guhiga. Twigeze kujya ngo tugiye guhiga n'abandi bana, dusanga isenga ry'imbwa mu gihe mu bihuru aho ngaho hafi aho. Zaramutse tugaruka twiruka, nayo yambwa itwirukaho. Imbwa itegana kubi, hari ukuntu isa n'iryamaga igahita igutambikaho utuboko. Yantambitse utuboko mpita ncuranguka, mpita nkubagurika. Ndavuga nti ntabwo nzasubirayo. Ubwo ngeze aho turyama nsanga bakinze. Iza yiruka ingezeho yumva iranzi. Ubwo nyine kuko naje ntaka mvuze induru, bahita bakingura, nayo yisubirirayo, ndatambuka njya kuryama. Gusa ni ibintu byinshi nyakumbura byo muri orphelinat. Byabaga biryoshye, bwari ubuzima nyine buryoshye, nta muntu ukubaza akarimo ngo wakoze iki. Rero byarangoye nkimara kuva muri orphelinat. Njya kuba muri orphelinat ni umuntu wankuyemo. Hari ukuntu abana bazaga babonye imiryango bakagenda bakabakuramo. Rero utazi iwabo, udafite iwabo, umurezi akaba yamusaba akamukuramo, undi akamwijyanira. Ubwo hari umuntu wansabye rero ankuramo njyanira. Yarantunze, ntabwo nari menyera ibintu by'uturimo. Ndaho ngaho gusa nirirwaga ntembera. Mpageze ntangira kubona uturimo, njya kuvoma, ndatangira gukora ibi n'ibi. Ndatangira ndicuza, ndavuga nti kuko iyo nigumira muri orphelinat ibi bintu nzabishobora. Ariko byanze bikunze wari umugambi w'Imana, ariko Imana yateguraga. Ntabwo wenda icyo gihe narababaraga, ariko kuva muri orphelinat hari icyo byanyigishije, kuko namenye kubaho, menya gukora imirimo, nyura mu bintu bigoranye. Gusa nyuma yaho naje kujya i Nyaruguru.
Nyaruguru, Nyaruguru nkafata nko mu rugo, Nyaruguru ni mu rugo ni iwacu.